turanezerewe kuko mwabashije kutwakira, ariko yagira ngo Yohani ujye juru maze twifatanye mu gitaramo. Iyi ni intwererano nguhaye mu gitaramo cyawe, maze dutaramane. Nijye utera haleluya, ndajya mvuga ngo amen. Amen. Nza kubona kanya rwose, umpa kanya ubwire amagenzi yanjye. Ngira ngo urabukoze karame. Murakoze nibyo nari ndikubwira uyu munyagikari wanjye. Buriya ntabwo tujya tubaza abantu batugendereye ikibagenza. None se ubu niko mwantore mwari muzi yuko se batuzaniye n'intwererano ngo dutaramane? Ni mu mumpera ibiganza. Turabashimiye. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 17 twaje turirimba, twaje tunezerewe, kandi natwe dusanze igitaramo cyanyu mwishimye munezerewe. Tujya rero twitwaza uyu mutsima w'ubugingo, ni nawe utubeshejeho nk'uko tubisangiye. Iyo ngeze mu itangiriro igice cya 24 mpasanga igitekerezo cy'umugabo witwa Aburahamu. Uyu mugabo Aburahamu wavuye muri Uriya Bakarudaya kwa Setera, yavuye Imana imukuyeyo imwereka aho agomba kujya. Ariko uyu mugabo yagiye atagira umwana. Imana imusezeranira ko izamuha abana bazangana n'inyenyeri zo kwijuru cyangwa se umusenyi ku nyanja. Muri icyo gihe rero nubwo byaciye mu nzira zigoranye zikabanza guca muri Hagayi mu buryo bw'umubiri, ariko Imana yaje kumuha icyo yamugeneye, imuha umwana w'isezerano ari witwa Isaka. Igihe yari amaze gusaza rero ageze mu zabukuru, yari afite umugaragu witwa Eliyazari. Yamutumye mu gihugu cy'iwabo i Kanani, aramusezeranya kugira ngo azajye kumushakirayo umugeni. Mu izina ry'umuryango rero wa Isidarasi tuvuye ku mayaga, nanjye nkaba mu mwanya wa Eliyazari, tuje muri uwo muryango wa Shadaraki. Ikitugenza ahanini ni icyo. Iki gitekerezo murakizi. Eliyazari yakoze inshingano ze igihe yarageze ku iriba. Yarabanje arapfukamaza Imana ati unkorere ikimenyetso menye icyo uri bubashe kumpa. Yasanze abantu barimo buhira ingamiya yazishoreye, nuko asanga n'abakobwa beza baje kuri iryo riba. Nuko asaba umukobwa ati ese wampa amazi yo kunywa? Kandi umukobwa nta wundi yitwaga Rebeka. Arangije ati usibye no kuguha amazi gusa, ahubwo n'ingamiya zawe ndageza gute? Ndazuhira. Amaze kuzuhira, Eliyazari yumvise akunze umukobwa, kandi kuko yarayowe n'umwuka w'Imana. Yaramurekeje bagera iwabo. Bageze iwabo, avuga ati Imana ya Isirayeli yanyeretse ikimenyetso cy'uko uyu mukobwa mumumpa nkamushyira databuja Aburahamu. Babajije Rebeka bati se uremera koko kujyana n'uyu mugabo? Avuga ati ndagenza gute? Ndabyemera. Ingamiya zasigaye aho zihinduka inkwano. Nuko Eliyazari ajyana Rebeka amushyikiriza Isaka. Yasohoze inshingano ze. Ni muri urwo rwego rero ubwo duherutse hano muri uyu muryango wa Shadaraki, twaje tuvunyisha, tuza dusaba irembo, muraritwemerera, dusiga ibimenyetso. Muratubwira muti ahangaha hajya haboneka abasore baza bakurira inkike banyura mu marembo. Ubwo musabye irembo rero tugiye kugarira, tuzugurura ari uko mugarutse. None rero ntabwo dufite abasore basendataze, naje muri urwo rwego rwo gusubukura uwo mubano dufitanye. Kumwa twemereye irembo, icyatuzanye n'urukundo rwo gusubukura uyu munsi wa none. Yohani, ijambo ryanjye rya mbere ni iryo. Niko twavuze mu kanya gatambutse duti
Thierry ntabwo twamubaza ikimugenza kuko yasabye urufunguzo rw'irembo hano, urufunguzo turarumuha. Rero ni ukuvuga ngo kugenda hano arabyemerewe, niyo mpamvu iyo twagize ibirori araza tukugurura akinjira tugasangira ibyo kurya n'ibyo kunywa, tugatarama. Ni nayo mpamvu mubonye aje yikwije atuzaniye intwererano muri ibi birori dufite. None rero nyakubahwa Thierry, nuko twakugururiye amarembo tukaba tukwemereye gutaramana natwe, ukabona dutwerereye, n'ubundi komeza dutarame, wicare ugwe neza, ntacyo ubuze muri uru rugo. Murakoze. haratubwiye muti dutanga abageni ariko ntabwo dutanga inkwano, niko twibukiranye. None rero mu izina ry'umuryango wa Shadaraki, niba hari icyo mu ngomba cyangwa se niba muri buze gucanira abakwera, mwanya n'uwanyu. Ndakumva bakwemereye irembo kugira ngo ubu uje mu muhango wo gusaba umugeni. None rero mu muco nyarwanda kugira ngo ahari kimwe warasheho, ariko hari ibyangombwa bisaba umugeni, kandi ubu ngubu nubwo mpagarariye umuryango wa Shadaraki, ariko turabanza tubaze baba umukecuru, tubaze ngo ese Esiteri arahari, kugira ngo noneho nidusanga ahari tubone tumubaze ngo ese nta wundi waba waraje kwemerera nyuma, ngo tutaza kuvuga amagambo y'amafuti. Ariko ngira ngo icyo tugendereye cyane ni umuco, ni umuco. Ngira ngo ubwo wavuze uti twakubwiye ko dutanga abageni ariko tudatanga inkwano, hari inkwano z'iminani. Ngira ngo umukobwa wacu umukobwa Jeanne, ndagira ngo muri izo nkwano twemererwe wese ntazanye zingahe, noneho tubaze nyina wabo na banyirasenge ko babyemera, hasigaye tukubwire ukomeze usabe. kandi usibye no kumukunda ntacyo wabona wagura umuntu, narwo ni urwibutso. Nimunyemerere ko ahari, hanyuma musabe. Mumbarize mbo atafite ishingiro. Ubwo ngira ngo hano muri uyu muryango nuko twakwakiriye tukakugurira amarembo, ufite uburenganzira bwo gusaba umugeni muri uru rugo. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yohani, iri ni ituro mbasha kuvugiraho ijambo ryo gusaba umugeni muri Nyakizu. Nkabashimira mukabamo umuco w'iwacu kujya mbere. Umuco w'iwacu mbere y'uko dukwa ijana uko wabimbwiye, tubanza kuzihingira ubwatsi, tukazitegurira urwuri dukoresheje imbogo
kandi iyo mbogo ikaba ariyo yazanye mama na nyogokuru kandi iyo mbogo ikaza iherekejwe na iyi ni imbogo ikaza iherekejwe na cyozi yogera inka maze iyo imaze gutegura urwuri umutahira akoresha aka kamashini bita nta joro zitarya maze agatambikamo akagira gutya agashyira muri manjwari ahasigaye nk'ikagubwa neza. hari ukuntu twamanukaga tukadahira cyangwa se mu cyunyu, nuko umutahira mwiza akagenda akamanura igicuba mu iriba maze agatera icyo bita amaraba. yamara kugishyikira neza turi mu iterambere agashyiramo icyo bita ikibumbiro maze ya nka yarishije neza ikuhirwa ikavurwa neza ikabyagira ikavumera, igihe cyo kwinikiza cyagera bakarekura iyayo maze ikavurwa ibintu bikagenda neza. Izo ni imbaza mwaba mutwakiriye izo nkwano zacu mukaba muzituragiriye mu rwuri zirahari ziri kurisha bamumpereye amashyira ubu rero ndumva nguwe neza rwose. hasigaye wambaza utese wa musaza yuko ndeba imvi zakumaze ubundi urasaba wo kugira gutya. bwasigaye nahawe nyakubahwa urambaza ubundi buze gusabira ahari cyangwa se niba nshaka uwa kabiri, usibye ko iwacu tutagira indimi ebyiri. ahasigaye ibintu bigende neza, Imana iguhe umugisha. avugiye aha ngaha Adiyeli yaje asaba irembo hano muri uru rugo rwa Shadaraki. irembo turarimuha turamwugururira. amaze kubona ko tumuhaye irembo ndetse atuzanira ishyo. noneho ubona muri abantu mbeza mutazazicira icyuho, ati mundagirire. turamuragirira dushyira mu rwuri rwacu. none ngira ngo ntiyisubiyeho ngo avuga ati ndakuramo imwe niyo mbakwera, azidukwereye zose. nimumumpera amashyi. nyakubahwa rero Adiyeli nk'uko bivuze, nanjye ubwo ngira ngo hari n'umuryango nawo wari urimo ushaka kungira igitabo ngo umbaza ngo ariko aho umugabo buriya we tugiye guha umukobwa wacu. kandi rero ngo ndagira ngo niba usabira ari hano cyangwa se mu kimwe niba bigeze gute ubwo muramutwereka. umugeni wabizanye, wazanye iminani baguciye, wazanye inkwano, wazanye mbogo, wazanye ruyumbu, wazanye cyozi cyogera inka, kugira ngo rero umugeni uramwemerewe. abasigaye igihe uzamara kubona wikwije uzatubwira tumuguhekere tumugeze i Bwanacyambwe. Murakoze cyane. uha amashyi mu nyakazi yavuye
yemaze umukambwe uyu niwe wajya gurara adasinziriye ku bwa Esiteri yajyaga yicura akabura amahoro uri uramutse ukoze hano mu rubavu rwe wasanga arimo guhumeka insigane ubwo rero umufashije rwose ukamwegereza Esiteri kugira ngo ibintu byajya mu buryo niko Etienne mudusa mwegera imbere aho tubareba neza mwegera hariya ariko menya mutabibonye amushyizeho ikimenyetso impeta mpambitse y'urukundo rwose indoro y'ibinshi barayira shoni mu ikamerwe
ndajya mbaha amakuru abantu muri hanze muceceke ati wambyariye umukobwa none ndakuramukije ati muzehe ugeze mu zabukuru none nkwambitse iyi ngofero izajya ikurinda izuba ujye ubasha kugenda akazuba katakurasa mu mutwe cyane ko abantu bakuze baba batetse akango batinya izuba ati shyira n'agakoni ujya wicumba ahantu hazamuka igihe uzaba uri kumanuka igihe uzaba uri kuzamuka ahantu hose hagoranye uzajya ukicumba ariko muri hehe barabima amasaka n'abakomeza kwimana amashyi ati umugore mugaragaza amaso yanyu umurera neza uko byari bikwiye ibishoboka byose warabikoze none mubyeyi shyikira muturebe ntacyo dutwaye w'Imana ntabwo wama nanjye ngo mwihorere mugaragaza amaso yanyu wamuhaye nawe iteka ryose wari umuzirikana nawe amuhereje impano nziza none ndagushuhuje ukagenda nta kintu ukingirije mu mutwe niwe urabikora ntabwo yakora mu ruhanga rwa sebukwe kandi hari ntabwo ukazana ukora mu ruhanga rwa sebukwe mugabo fasha uyimunyambikire mu izina ryanjye nimubona bibaye mutanga ibiganza bifatika ndetse n'akabando ibintu bikomeye kakabafasha yego okay mabukwe nawe ati komera cyane mubyeyi mwiza wambyariye umugabo none ku bw'ibyo ikiriye impano nziza cyane murahagarara hariya mubyeyi uzajya uhora uyireba uzajya uhora uyinyibukiraho muhagarare kuno ruhande burya nawe igihe wamureraga waravunikaga yego mucishe bugufi icyo none giseke mabukwe umuntu urakaye arashaka iki koko umuntu urakaye nyabuna mwakwishimiye yego tambutse iyo mpano se umuhereza ugaruka hino yego nawe yifatore urugo rwa ubufatanye none nyawe nani mugaragaze mu maso yanyu atishyikira nawe muramukazi wanjye ndaje ngusanga ntabwo nabura kuguha kado ahasigaye isaha n'isaha n'umunsi bazaza gutebutsa ukambekera icyo ni cyo nsabye cya mbere ndagushimiye kugira ngo ibyishimo ry'uko uhaye umugeni nabundi urivugiyeho ngo ariko urashaka ko babana ku buryo bwemewe n'amategeko ntabwo twaguha umugeni leta itabizi dushaka kubaka urugo bubatse ku mategeko dushaka kubakira abana bubakiwe n'Imana ndetse na leta ibizi ibyo rero tuzabigukorera turabikemera nabashimira abasaza amashyi ahasigaye isaha n'isaha n'umunsi bazaza gutebutsa ukambekera icyo ni cyo nsabye cya mbere ndagushimiye kugira ngo ibyishimo ry'uko uhaye umugeni nabundi urivugiyeho ngo ariko urashaka ko babana ku buryo bwemewe n'amategeko ntabwo twaguha umugeni leta itabizi dushaka kubaka urugo bubatse ku mategeko dushaka kubakira abana bubakiwe
n'Imana ndetse na leta ibizi. Ibyo rero tuzabigukorera turabikeneye. Nabashimira. Adushyikira
Thank you.
gushushanya umuzi tuzava mu isi tukigira mu ijuru. Uwo munsi mwiza w'ubukwe, gushushanya umuzi tuzava mu isi tukigira mu ijuru. uzananywa uri umugabo utamenye imyaka akarenzaho n'akantu biba byiza, none shyikira mubanze hanyuma nanjye uzabone ukuntu soma wongere usome inyota rwose utirike, n'urya ukananywa ibintu bizagenda neza, turi umutware nawe ajye kubihinga. Ngaya amakuru yo kunywa no kurya. Ntabwo nzaho njyenyine rero ibyo bizihiza mu kuzajya umutware wanjye yaba wabagiye kugeraho uzazizana kumujyana mu bisangire, none shyikiranywe nanjye wongere umugabo we yariye akanywa agahaga umugenda bizagenda neza, turi umutware nawe ajye kubihinga. Ngaya amakuru yo kunywa no kurya. Ntabwo nzaho njyenyine rero igihe cyose kizinjira mu nzu tuzagisangira umutware wanjye, uzaba wabashije kugeraho uzazizana kumujyana mu bisangire, none shyikiranywe nanjye wongere umugabo we yariye akanywa agahaga ibintu bigenda neza. Yes, as I
kuri Yesu nibwo muzabona amahoro kandi muzuzanye ndetse munafashanye abaturanyi nabo mubabera umugisha mbega irari abasore batweretse nimurebe ukuntu banezerewe niko umwami Yesu azanezerwa abanyabuyakoye amaraso muri ubwo bukwe buzabera mu ijuru mbega irari abasore batweretse nimurebe ukuntu banezerewe niko umwami Yesu azanezerwa abanyabuyakoye amaraso muri ubwo bukwe buzabera mu ijuru niko umwami Yesu azanezerwa abanyabuyakoye amaraso muri ubwo bukwe buzabera mu ijuru niko umwami Yesu azanezerwa abanyabuyakoye amaraso muri ubwo bukwe buzabera mu ijuru
mwami yesu azanezerwa abonye abo yakoye amaraso muri ubwo bukwe buzabera mu ijuru. duhaye nayo tuyibahera niba kumvira amashyi rwose kugira umuco mwiza mbaye mbashimiye. kugira ngo ni umuco nyarwanda babyita ngo kurongoranya. Yego. twebwe rero iyo dutunze dushaka ko nabo twubakiye nabo batunga bakanywa amata. ijambo nagira ngo mbabwire ryahejwe nk'iryo iyi ni indongoro ikomoka kuri za mpano baduhaye. Urakoze cyane. Sinavuga uburyo nishimye mbivuze bya ndende. Mwatwakiriye ibyicaro byiza, muratuzimanira, turafungura, twashize inyota, kandi uyu muco mudusangije ni umuco w'igicumbi, igicumbi nyarwanda. Bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo agasozi kazamutse inka kamanuka umugeni, kandi rega burya amaboko azaguha uyabonera mwiramukanye. Rero buriya uwagira imfura yavugira nkawe. Mu izina ry'umuryango wa Esidarasi turanezerewe kandi twishimye. Igitaramo mwadutaramiye kiraryoshye. Uwashaka aca ingando akigumira ahangaha kumva amajwi y'abana b'abasore barimo baririmbira Imana, ariko kubera ko umwanzi w'igihe hari amasaha kandi no kubibwishaza ujya mu mayaga ari kure, ubu nabo bafite amatsiko yo kugira ngo babashe kubimenya. None rero munyemereye wa mfura we, kuko ibyo mwaduhaye byatunyuze, kuko twari dukwiye kwicara tugakomeza tukaganira, gusobeka namwe biraryoshye, ariko bakaryoshye ntikaguma mu itama. Unyemereye wanshakira twa tubando twanjye nkerekera, ahasigaye umunsi uri izina azaza gutebutsa ukandika ijambo ryanyu ryaremye. Ni karibu rwose. Umuco w'iwacu ubwana cyane bajya bavuga ngo ntawe usezera yica, kandi mwe muruburu itumwe ibwana. Rero nk'uko mwatangiza isengesho kugira ngo n'ubundi mwaza dufasha tugahimbaza Imana, n'ubundi umugisha mwaduhaye natwe tukabasubiraho, byarushaho kuturyohera.
twicire. Turaberanye. Ubu ni ubukwe nabwishywa mujye mutizanya amashyi mu bashimire. Ntashaka abe yazanye n'umwe ariko twese turi mu bukwe. Bicaye. Bwoko bwanyu. Bazigaba. Mwebwe? Muraba? Murabasinga. Inde bw'undi bwa mbere ko mukunda. Bwa mbere. Wamwikije hashize igihe kimwe n'iki? Atatu. Ku cyo watinze kumusubiza. Aha, urumva ibigeragezo wagiyemo. Mwicarire. Bira nta kindi igikomeye cyane wabaherekeje ageza gikomozaho muganga impamvu atabikubwiye ukaba bibonye ye kuzabashwanisha uko n'undi ushobora kuzazana ntabwo ari mushiki wawe mwaryamanye cyangwa mwabanye igihe cyose ngo umuzi ushobora gusanga aruta kure wa wundi wanze. Ikindi kigufasha rero no mu bitekereza kugira ngo binakorohere avuga uti nta mwiza buzinanye na nyiraho kugira iki nta muntu utagira ibinga rye buriye uri kugayirye ariko nawe wihere kuryawe wakujora nawe ntiyabura iki yabura ibinga yagusangaho. Ibyo rero urabanza kwiyakira ko guti byarabaye nta kundi reka byemere. Kubaka urugo ni ukwihangana, kubaka urugo ni ukubwizanya ukuri, kubaka urugo ni ukubabarirana no kubabarira, kubaka urugo ni ugutega amatwi wo mugiye kubana. Ntuzumve ko uziharizaho ibitekerezo byose, uzumve ko ibye birakenewe, ibyawe birakenewe ariko mukabihuriza hamwe. Iki ntabwo muzahora muri mu munezero gusa, abazishinze murabizi twese iyo dushinga ingo tuba twifuza kuva mu busore nibyo tugatera intambwe imwe ariko tukazagera ku rwego rwo hejuru n'umugore. Ikindi uzasanga bakunda kugendererwa cyane, ugasanga abantu bazava yenda mwese muri Abanyakarongi mufite imiryango muraturanye, abantu bava Kigali batuma twarara kwa runaka. Impamvu babivuze nta yindi ni uko abasha kubakira ukabafata neza, ariko none muzabiryarya hari ingo nibizi fata ku rutugu wabikoze abiyambesha ndabona turabigera fata ku rutugu rwe rw'umugore wawe. Daniel aha mwabikoze bite byawe yewe umugore warahanda Yego babihurije mu bashimire mu bamashyi. Byumvikane ko byose ni ibyabo sibyo? Inka ni warika mugo ni yande? Oya mwebwe se ko mwakoze ibyanyu hari n'abatarabikora muri giye kubavugira mureke bivuge. Inka mu rugo ni yande? Wamugiye uravuga iki wavuze ko ndavuga inyuma yawe ari kujya avuga cyane. Inka ni yande? Ni mwe muri kuvuga? Muse ngamara bagato mbone ko muri kuvuga. Nkoko ni yande? Inzu ni yande? Imodoka ni waneka ni yande? Ingutiya ni yande? Reka bwe kandi abantu baherekeje muri kujya ntabwo tubibuze kubyumva reka twumve tugeze no kubyenda noneho ipantaro ni yande? Ni yande? Ijipo ni yande? Ni yande?
Jyewe Nzayisenga Fabrice maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeje nta gahato ko wowe Musabimana Esther umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Musabimana Esther maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nzayisenga Fabrice umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Sanzuboro abari hafi. Yego. Ntabwo yishimiye ko amutsindiye ku mugabo. Yego, mwegere rwose, ngaho mwegere noneho, mwegere noneho. Okay. Warananiwe? Okay. Ngaho. Gutyo nta ribi rwose. Mudahuze iyo misaya, imisambi ngo ihige. Bari hafi rwose. Reba hasi. Yego. Uretse gato. Abantu bo ku muryango mukuru. Yego. Hasigaye ifoto ya mushiki wabo wenyine ntawe yiri. Twifotoze. Abantu batashye Kigali ubukwe bavuye Kigali. Twifotoze. Ukora uzi ko tubibaha. Ukora uzi Tuzabishyira undi munsi. sawa. Hari indi foto tudafashe mu Abantu babona igihe bizuye kuvuga ko batashye imashini. Amazi kabisa. iyindi imwe. Uretse gato. Mbashyiriremo amazi. Wese bagufotoye. Ntabwo ari ngombwa. None Fabrice wenyine hariya mwasigaye hano. Esther bikore kugira ngo dureke detaye. Namwe Nyine byishake.